Hello ba VIP. Reka maze mbereke. Murabona uwo muntu? Reba n'uyu. Bakwibaza ngo ni grand frère. Inyamara nigiye uyu munsi rero ndaza kubabwira uburyo nataye ibiro 30 mu mezi 6-7 cyangwa se pound 65. Kandi sinigicishije inzara, sinafashe diet. Let's go. Hello abakunzi ba Legacy Show, muraho saba VIP. Rero uyu munsi nkuko mukomeje kubimenyera Legacy TV twarahinduye aba VIP TV. Ubu ngubu ushize mu VIP TV uratubona hanyuma ukabona ama video yacu yose tuganira ku bintu bitandukanye, business, entrepreneurship ndetse no kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi. So uyu munsi rero kiganiro tuza kubazanira kiraza kuvuga ku kuntu wabasha kwiteza imbere cyangwa se daily wisdom. Mu buryo ubwenge bwa buri munsi bukenewe. Ndaza kuvuga ukuntu nataye ibiro 30 mu mezi 6. Navuye ku biro 113 njya ku biro 83 mu mezi 6. Uyu munsi ndaza kubabwira uko nabigezeho. Uyu munsi ndaza kuvuga gatoya ku kuntu umubiri ukora, nze kuvuga impamvu abantu babyibuha, hanyuma nze kuvuga n'ubwoko bw'imibiri y'abantu buriho, ububyibuha, ubutabyibuha, hanyuma nonze kurangiriza ku kuntu ngewe nabikoze mu rugendo rwanya kugira ngo mbashe guta ibyo biro. Maybe bishobora gufasha umuntu wese urareba iyi video. So mbere yuko dutangira, niba ubonye iyi video ari ubwo bwa mbere ugeze kuri show yacu, subscribe, ushireho ka notification bell, hanyuma uzibona ama video yacu tuvugana kuri ibiganiro bya buri munsi byo kwiteza imbere. Hanyuma ikindi nacyo reka mbanze nshime cyane ubushize murabizi ko kugeze gukora video ivuga ku makosi wafata ku ma university akomeye nka za Harvard ndetse n'izindi zose ku mafaranga make, ama skills yatuma uba mu entrepreneur ukayiga mu buryo buhendutse cyangwa se mu buryo bw'amafaranga make. So twakoze rero twakoze akantu twavuga ngo reka abantu barushanwe babiri bazatsinda bari tuzabarihira ayo makosi amwe namwe kuri ama university hano. Twashagarira umuntu umwe wo mu Rwanda n'undi w'u Burundi. Unfortunately nta muntu umwe w'u Burundi wabonetse ngo akine, hakinye abantu bo mu Rwanda ababiri rero nibo batsinze uwitwa Pastor P ndetse n'uwitwa Prince Go. So congratulations. Tukaba rero dukeneye amantuza yanyu yose information kugira ngo tubarihire ayo makosi. Ariko rero ni muhumuro ba VIP mukiri muri Africa tuzakomeza dukora ibintu nk'ibi. Now let's go mu kiganiro cy'uyu munsi. Yes rero VIP ukuntu rero n'ukuntu nababwiraga ngiyewe abantu banzi kuva muri 2011 12 bakaba banzi n'uyu munsi babona ko turi abantu babiri batandukanye. Ni ukuvuga ngo ngiyewe urugendo rwanjye narutangiye maze kubona yuko ntangiye kugira ibibazo mu buzima, ukuntu nahumekaga. VIP nigeze nogera igihe ntangira kugona kandi igihe sinigera ngona mu buzima bwanjye bwose. Hanyuma ndavuga ni ibintu birakomeye, reka ntangire ngabanye ibiro kuko urumva umwana yigiye mutoya utangiye kugira ibiro 114 15 byari bitangiye kuba ikibazo. Ndavuga nti reka ntangire nkora ibintu nkuko mubona kuri amafoto atandukanye. Murabona yuko vraiment turi abantu babiri batandukanye, umubogare wundi mushobora ngo ni grand frère. Hanyuma rero reka manze mbabwire ukuntu mushobora kuba mutaza abantu benshi ukuntu umubiri ukora. Hanyuma reka bariho ntangira mbere ko ntangira kubabwira ku bintu bimwe nakoze. Icyambere ukuntu umubiri ukora kugira ngo ute ibiro nuko amakalori cyangwa se ibyo urya biba birutwa n'ibyo usohora. No kuvuga ngo iyo usohoye byinshi ukinjiza bikeya, hanyuma icyo gihe rero ujya muri minus, hanyuma ugatangira guta ibiro. Ariko tuvuge ibyo ukeneye cyangwa se umubiri usohora buri munsi, wowe uriye byinshi birenze ibyo ugomba gusohora, nibwo umuntu abyibuha. Sasa niyo mpamvu nabwira ngo reka nk'ubu nk'urugero bakunda kuvuga iyi research ariko ntabwo ihuye ku bantu bose bitewe nuko abantu bamwe bashobora kuba bafite akazi bakora ka buri munsi k'ingufu, abandi bakaba bicara muri office. So no kuvuga ngo tuvuze nka kuri mu buryo buri general bavuga yuko umugabo agomba byibuze kuba akeneye amakalori 2500 buri munsi kugira ngo agumane ibiro afite. Umugore akeneye 2000 amakalori 2000. Ariko rero iyo ushaka guta bavuga ko umugabo agomba kugabanya ku 2000 buri munsi, hanyuma umugore akajya ku 1500. Ni ukuvuga ngo rero iyo uriye ibirenze kuko amakalori ava mu byo turya, nuvuga ngo iyo uriye byinshi birenze ayo ibintu ugomba kurya cyangwa se amakalori ugomba gufata,
icyo gihe urumva urabyibuha, ariko urumva iyo ugumije hasi ku makalori umubiri usohora icyo gihe urananuka. Noneho sasa rero abantu benshi bashobora kwibaza bati no njyewe nzarya njye kuko abantu benshi iyo wumvise guta ibiro batekereza ikintu cya mbere siporo, tavuga ati umuti ni siporo, reka nirire wananjye ndaza kujya kuri siporo. Ikibazo na siporo ni uko amaresearch bakora babona yuko iyo umuntu akoze exercise isaha yose, ni ngo harimo ibintu byo kwiruka yashizemo cardio isaha yose, ashobora gutwika kalori ziri hagati ya 300 na 400. Ariko ni mu byibazo iyo umuntu akubise ipla y'ifiriti kandi itari nini cyane aba yinjije amakalori mu mbabare, aba yinjije amakalori 650, cyangwa se yariye baga aba yinjije amakalori 700 cyangwa se 800. Ibaze ibintu byose wasohoye mu isaha ya siporo ushobora kubisubizamo cyangwa se ukadabolinga uriye ipla y'ifiriti cyangwa se uriye baga. So no kuvuga ngo rero reka mbabwire uburyo utuntu tumwe nakoze kandi nta diet nkoze, ko ngiye sinkunda iryo jambo diet. Ijambo diet ni ijambo negative, ni kuvuga ngo wowe ugomba kugiye kushira ku ma restriction, ujye wibuza ibintu ugira. Igihe sinkunda ijambo diet ko sinigeze nkoresha diet, ahubwo ngiyewe mbyita a lifestyle change, uhindura uburyo utekereza ugahindura lifestyle. So ni kuvuga ngo icyo kintu nicyo tuza kuganira ukuntu wahindura ubuzima, pana diet pana kwicisha inzara, kuko ibyo ngibyo tuzabivugana mu kiganiro cy'ubutaha, ukuntu kwicisha inzara nabyo ahubwo bituma ubyibuha cyane iyo uriye nyuma ushonje cyane. Reka rero noneho tumanze tuvuge kuri diet ya Kinyafrika. Diet ya Kinyafrika turayizi ibirimo umuceri mwinshi, irimo ibirayi, irimo ubugari. Ibyo bintu rero byose bifite carbs nyinshi cyangwa se carbohydrates. Izo rero carbohydrates ni iki ku bantu batabizi? Ibintu nk'umuceri, ibintu nk'umugati, ibintu nk'ibirayi, ibintu nk'ubugari, ibyo bintu byose turya ni ibintu birimo carbs. Abantu benshi bivuze kunanuka birinda fats cyangwa se ibinure, bakibaza ngo nibyo bibi cyane. Inyama izo carbs research yerekana yuko iyo umubiri wacu uzihinduye ukatangira kuzidigera zihinduka isukari. Amazamara guhinduka isukari zikaba stored cyangwa se zikabikwa mu mubiri ari fat. Niyo mpamvu ubona zigenda ziba fat, ubona fat hara nicyo kibazo cya carbs. Kandi play y'Ikinyafrika urabizi biriho cup ebyiri z'umuceri, kandi wowe n'umuntu utajya byinshi cyane. Ngiye my friends naryaga cup 3 cyangwa 4, ariko cup ebyiri z'umuceri uducaps dutoya tubi abakalori 400 ngayo, ibirayi nka 2-3 andi makalori 500 ngayo, ukaba wujuje hafi amakalori 1000 utarashiraho isosi, utarashiraho ibishyimbo, utarashiraho isombe ku bakunda umusosi, utarashiraho ibintu byose. Ugasanga rero ntuza diet y'Umunyafrika ashobora kurya hagati y'amakalori 600 mu gitondo, harimo imigati 2 n'icyayi, hanyuma hakajya ikindi 1000 ku saa sita, hanyuma hakajya n'ikindi 1200 cyangwa 1500 nijoro, kubera turya ibintu byinshi birimo carbs nta mboga. Ugasanga uriye hagati y'2600 by'amakalori, hagati yabyo na 3000. Ugasanga niyo mpamvu abantu benshi rero barya an African diet bakomeza kubyibuha, kubera yuko kalori ziba zirengeje iz'umubiri ukeneye. So nawe reka rero tubanze tuvuge noneho kuri benefits zo gutibira. Kuko abantu benshi bashobora kuvuga bati ese kubundi tuko tuzi iki kiganiro ko ari iganiro cya entrepreneurship na success no kuntwa kwiteza imbere, ni gute noza nyine byo kugabanuka ibiro. Reka mabwize ukuri, hari research hanze kandi ziruzuye igihe aba top CEO, abantu bakomeye bose baba billionaires, baba CEO, abantu very successful, bafite muri bo gukora siporo iminota 30 buri munsi, barya imboga kugira ngo babe healthy, bagabanye ibiro byabo, ba maintaining ibiro byabo. Kubera iki? Kubera yuko ubungu biraboneka yuko iyo umuntu afite ibiro bikeya cyangwa se bijyanye n'umubiri wawe, bituma n'ubwonko bwawe bukora neza at the fullest. Ni ukuvuga ngo nk'ubuso kwabeshya ba VIP, ntabwo nabasha gukora ama business nkora hanyuma nkaba no mu rugo nkakina n'umwana wanjye, nkaba mbege family man, arengeza nkagaruka nkakora n'ibi bintu byo kuri YouTube iyo nza kuba ngifite 110 binga. Izo energy ntabwo nari kuzibona. Urumva ro benefits ni nyinshi, ubwonko bukora neza, ukagera kuri success, ugira confidence, hanyuma ugira na energy nyinshi. Kandi ibyo bintu byose urabikeneye iyo uri entrepreneur kugira ngo ukomeze umutwe ucyare, hanyuma ukora ibintu byinshi. So iyo niyo mpamvu izo nizo benefits zo gutibira.
kandi rero tutanibagiwe aba VIP yuko benefits nini iruta zose yo guta ibiro, umutima wacu gumukora neza, hanyuma ntiturware n'indwara nyinshi nka za diabete n'imitima n'ibindi byose. Iyo niyo benefit irenze no kuba ubwonko bwawe bwakora neza cyangwa se confidence na energy nkuko nari maze kubabwira. Hama none reka tubanze tuvugane ni ukubera iki abantu bagira ibiro byinshi. So akenshi dukunze kwibaza ibintu bitandukanye kandi abantu benshi bakunze kuvuga ati no cyane cyane iyo bajije iwacu muri Afrika umuntu uramubaza ati kuki se urabyibuha, bamwe baranabumva banabikunze. So ikintu cya mbere ni mindset. Ni uvuga ngo rimwe na rimwe urabizi ko mindset yacu ya Kinyafrika kubyibuha rimwe na rimwe nigize urabona umujene ararongora n'iki cyavuga ati ariko ndashaka ko kadakabyimba hanyuma nkagira na hano inyuma kugira ngo ni nambara ipantaro babone ko narongoye. Urumva rero ni ikintu cyo kumva yuko ari ikintu cyiza. Ni mindset tugira yuko ari byiza. Urumva rero icyo gift iyo mindset biragoye. Cyangwa se ukabaza umuntu se shaka kuki urabyibuha ngo na amafaranga kabisa rero amafaranga ni sawa. So ikibazo rero niba ari amafaranga tububyibuha icyo gihe Bill Gates cyangwa se Jeff Bezos cyangwa se Mark Zuckerberg abakire ba mbere ba billionaire baba babyibushye, ariko uriyeshya bose bari skiri. Hanyuma ikindi kintu nacyo navuga ushobora kuvuga abenshi nyine muze bati ni umutima mwiza shana, umutima mwiza utuma mbyibuha. Ntago ari umutima mwiza ko urebye abantu nka Gandhi ba Mama Teresa barabose bafashaga imvugo n'abapfakazi kwisi yose ntabwo bari babyibushye. So ruvuga ngo rero impamvu byibuha ni ibiryo my friend, ni ibintu byishushira ariko no humura kuko nanjye my goodness ngundi ibiryo zana, ariko uyu munsi turaza kubishakira umuti ukuntu warya byinshi ariko still ka. So hanyuma rero ikindi kintu navuga cya kabiri, harimo abantu benshi ba overeatinga barya byinshi kubera stress. Abantu benshi ntabwo bazi ikintu ari ikintu gikomeye. Hari abantu iyo bagize stress barya cyane. So urumviye nayo ni ikintu gikomeye. Abandi nabo bashobora kuba barya cyane kubera yuko barya bari distracted, nko kurira imbere ya televiziyo cyangwa se kurya ureba kuri telefone. Icyo gihe igifu ibintu bitangaje. Igifu ngo kigira retare minota hagati 15 na 20 yo gukontakta ubwonko mu bikubwire yuko byahaza. Ni ukuvuga ngo rero iyo uri urarya your brain iri distracted ureba TV cyangwa se ureba ikindi kintu, nta communication iba. Niyo mpamvu abanyafrika turarya cyane warangiza urangije isani kumva wafungura igipensi. Icyo rero ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo uba wariye ukarya ukanarenza wahagije hanyuma n'ubwonko bukabyumva nyuma. So ni byiza rero kurya ufeelinga cyangwa se ibiryo byawe uri focus, icyo gihe ubwonko bumenya vuba ko wahaze. So izo rero nizo mpamvu zituma abantu babyibuha rimwe na rimwe. Hanyuma rero sasa iyindi mpamvu nayo abantu benshi bavuga bakibaza ngo si ariko niyo bamwe bashaka kuvuga bati nongere mbyo kuko ngira umubiri ubyibuha, undi akavuga ati shageni narya sinabyibuha. Ibyo muvuga ni ukuri. Reka mbabwire hari ubwoko butatu bw'imibiri y'abantu bwakoze research kandi buzwi bwerekana ukuntu abantu bamwe babyibuha cyane abandi babyibuha. Reka mbubereke. Ubwoko rero bwa mbere bw'abantu ni ubwoko bw'abantu bitwa aba ectomorph. Ectomorph raba ng'abantu babandi mubona bimereye gutya bafite a very thin frame, babananutse niyo bariye gufata ibiro biragoye. Abo bantu babaho kandi abo ngaba abantu benshi tukunda kubita ngo bari lucky ko barya ntibabyibuhe. Hakaba rero ubundi bwoko bw'abantu bakabiri bitwa mesomorph. Aba mesomorph rero bo bongera ibiro uko bashatse kandi bakabigabanya, ariko rero trick yabo ibiro byabo bari maso cyane. No kuvuga ngo abangaba bakunze kuba aba athletes, no ngo abakinyi ba basket, abakinyi ba football, bo bashobora kuvuga bati muri iki cyumweru ngiye gushiraho 5 pounds kandi zikabiza maso gusa. No kuvuga ngo abantu rero bamaganyi bagira ikiba bari very 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 healthy. Hakaza rero bwoko bwa gatatu aborori batwebwe aba VIP aborona n'aba endomorph niko babita. Abo ngabo rero ibintu byose bariye bihindurika ibinure, donc biri muri genes zabo, bafata fat mu buryo bworoshye. Ba VIP rega mubwiza uko yene mugira ngo ni my goodness, ngewe ndi umuntu ushobora gufata ntangiye kora anniversaire nka weekend imwe nkarya nkagira ikintu nkataha nkongera nkarya ibindi, kwa mbere mba niyongereye pound 2 cyangwa 3 kubera ko umubiri wanjye ndi umuhandomofu. Fat nzifata vuba. Ni ukuvuga ngo rero niba ufite umubiri ubyibuha umeze nkanjye, rero ibintu bikurikiyeho by'ukuntu nataye ibiro bizagufasha. Ni ibikiro nakoze kugira ngo nte ibiro. Ikintu rero cya mbere nakoze kugira ngo nte ibi biro, mushobora kwibaza ngo ni sport. Oya,
icya mbere ni mindset. Urabanza ugahindura uburyo utekereza. Bya bintu byo gutekereza uti kubyibuha ni byiza ntacyo bintwaye, no. Urabanza ukibwiza ukuri, ukireba mu kiyo, ukagura umunzani. Inshuti bavandimwe, ndabizi ko abantu benshi batinya kujya ku munzani, bashiki bacu umwe namwe bagura bya biyo bibagira no, fata ikiyo kikubwiza ukuri n'umunzani ukubwiza ukuri, ubigira inshuti zawe. Hanyuma ujye ubijyaho ubibwiza ukuri uti no, ahantu ndajya si heza, hashobora kuzantera indwara, habiro birantera ikibazo. Wibwiza ukuri, hanyuma uhindure mindset. Njyewe my goodness, njyewe naranasengaga navuga man, ndashaka mu bwenge bw'ukuntu narya neza ngata ibibiro kuko ni ikibazo. So mindset bwa mbere nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri noneho no kumenya tracking calories. Uyu munsi dufite ama app meza, ama smartwatch yacu yose, za telefone, hari intuza nge nakoresheje cyane, app yitwa MyFitnessPal. Irakwereka buri munsi, ikakwereka ibiryo wariye, ufite ukuntu bishiramo, ugashiramo ibiryo sport wakoze, ikazishiramo, ikakwereka niba wariye cyane cyangwa se utariye. Donc igufasha gucountinga calories, kandi iyo ushizemo information zawe, imyaka ufite n'ibintu byose, bakorera kalori utagomba kurenza buri munsi. Urumva rero iyo ngiye kura ko nashaka guta ibiro, nubwo nababwiye ko umugabo aba yemerewe kurya 2,500, ngewe yanyeretse yuko kugira ngo ntibiro ngomba kurya 1,900 ku munsi. Urumva rero na making sure ni breakfast, lunch na dinner byose bigiye aho ngaho. Ni gute rero ushobora kubikora? Niba uvuze uti tugiye ngo ni tudayatinga, none tugiye kudayatinga, oya, ntugabanye ibyo waryaga necessarily, ahubwo ugenda ushiramo ama vegetables kugira ngo urye uhage, ariko uhaze imboga, kuko imboga n'amazi. Okay? Icya gatatu rero ni uguschedulinga ibintu byitwa kurya. Ugomba kubishira kuri schedule, ukarira amasaha. Shuti bamane, iki ni ikintu nigiye hano nabonye ukuntu abazungu bagiriye cyo kurya, bubaha igihe barira. Ndavuga ngo mu gitondo kararya, nimugoroba saa sita karya, hanyuma na nijoro bose barya mbere ya saa 12. Ibi ni ibintu byiza kandi ugomba kubischedule, kubera yuko twebwe usanga mu miryango y'Kinyafrika dukubita repa kweri ya nyuma ya nka saa 2:30 saa 3 z'ijoro. Ikibazo cyo kurya ibiryo byinshi, ubugari twabukubise n'umuceri byiza, ukabikubita saa 2 saa 3 z'ijoro, hanyuma ukajya kuryama mu masaha makeya. Ibiryo byose bimaze bitabaramara igihe byibuze mu nda, bihinduka ibinure, kuko ugiye kuryama waryama byose bigahindura ibinure. Ariko niyo mpamvu abazungu barya saa 11:30 saa 12, hanyuma bakaba bagenda bakaba active, nuvuga ngo bajya kuryama ibiryo byamaze kuba digere, byabaye energy bakeneye. So icyo rero ni ikintu gikomeye, scheduling igihurira, scheduling hanyuma kigume, hanyuma dinner nshuti bavandimwe, nturenze 6 PM utarayifata. Ibi bintu bizahindura ubuzima bwanyu. Nimwirira ariko ntimurenze 6 PM mutararya. Hanyuma ikindi kintu nacyo, muryama amasaha ahagije. Ikintu ngenda cyarwana nacyo kabizi, kuryama birananira, ariko rero meba bishoboye ni muryama amasaha ahagije 8, kuko niyo uturyamye umubiri utwika amakalori. Hanyuma rero ikindi kintu cya kane, mwirinde restaurant. Ibiryo bya restaurant byinshi usubira kuvuga ngo fast food biba birimo ama GMOs, birimo amavuta menshi bashiramo kugira ngo uhage vuba, cyane cyane amabuffet bashiramo GMOs zishobora no gutera cancer long term, cyangwa se bagashiramo amavuta menshi kugira ngo n'uryo dusani tubiri urekera aho gusa udakomeza kubahombye. So ni ukuvuga ngo rero ni ukwirinda kabiza ibiryo bya restaurant, ni muteke upaking utuntu ku kazi, cyangwa se ibintu bitetse neza uzi ko bitekeye. Icyo ni ikintu gikomeye. Iki kintu rero nakoze, natangiye kurya imboga. Aba VIP murabizi ko abanyafrika tudakunda imboga cyane, ariko rero icyiza cyaho uragenda ukareba imboga wakunda. Niba ukunda spinach, niba ukunda broccoli, niba ukunda carotte, zifata izo ukunda uzirye. Ngiye kora ko nkunda ibiryo byinshi, byananiye sinagabanya ibiryo ndya, ahubwo icyo nakoze ngitangira nagabanije umuceri n'indya, ngabanya n'ibirayi n'indya, none hahandi hose nagiye ngabanya mpashira imboga, ku buryo rero isani yanjye iba hafi imboga, hanyuma ibindi bikaba inyama, umuceri, bya bindi byose nkunda. Nuvuga ngo ngabanya bya bindi by'amakabs menshi, nyuma mbisimbuza imboga, ariko isani iguma ingana kwa kundi. Nuvuga ngo icyo ni ikintu nakoze. Hanyuma rero ikindi kintu nacyo wakora, tangira kugenda ushira mu tuntu turi healthy, mu bikorane na famille. Ngiye nkitangira guta ibiro, twavuganaga na madam, hanyuma tukagira umunsi duschedulinga tukarya isupu. Umunsi twagiraga buri cyumweru umunsi w'isupu,
tukagira n'umunsi wa salade, tukabikora nka famille kugira ngo twese dushigikirane, hanyuma tukabihindura fun. Nkuko mushobora kwicara mu rugo mukamwareba TV hamwe, mukamwareba movie hamwe, ni mu scheduling mu gihe twa fun. Twagiraga every weekend, twagiraga Saturday tukagira umunsi wa soup, Sunday tukagira umunsi wa salade. Niyo wadusuraga nibyo waryaga. Icyo rero nacyo ni ikindi kintu wakora. Hanyuma rero kandi kantu je nakoze na schedulinze exercise, sport. Murabona ko sport nyishize hasi kuri liste. Kubera ko sport bantu bimazi babwiza ukuri. Uyikoze ariko ukarya nka bya bintu abantu b'i Kigali bakora bakagenda bakora ka march cyangwa kiruka ngo batari inyota barangiza bakajya gukubita twabyeri na brochette bakabasubijemo n'amakalori yose. So sport bamvu nyishize hasi kubera yuko sport really iragufasha kugira ngo umubiri wawe active, ariko ntago sport ariyo ya mbere itumutibira. Kushobora gukora sport ukanakomeza ukabyibuha. So sport rero ndayischedule kandi nje nayischedule nzi minota 20 kuri 30 buri munsi. Kubera ko iyo utinze muri gym isaha imwe cyangwa amasaha abiri biguha excuse ubutaha yo kutajyayo, kavuga uti nta mwanya nta samfite yo kujya muri gym, bigatuma rero icyo gihe udashaka kujyayo. Ariko iyo ukoze uti 20 minutes kuri 30 nkuko mubibona abazungu benshi babikora, icyo gihe uvuga uti kuko ntiwavuga excuse ngo wabuze 20 minutes. Ariko iyo bigize habit, niyo minota mikeya biragufasha, bifasha umubiri wawe na metabolism yawe bigenda neza. Akandi rero kantu kanyuma kamfashije ni motivation kubona njya ku munzani nkabona ibiro biragenda bimanuka. Ntangiye gushira bino bintu mu buzima bwanjye nka lifestyle, natangiye kubona ibiro bigenda bimanuka buri cyumweru. Iyo motivation rero yarandyoheye cyane ko ngiye ndi umuntu ukunda results, ikintu gifite results ndagikunda. Hama rero sasa ndangiza iyi video y'ubutaha nzabwa noneho ukuntu maintaining ibiro, kubera yuko kubigabanya ni kimwe, ariko nabonye abantu babigabanya barangiza kugera bigasubiraho, ukagabanya 10 kugera bigasubiraho. So ubutaha rero kuko sinakora video yabisaha nzabigira ibyo nakoze kuko ibi rugendo rutangiye muri 2016, itangira nuvuga ngo maze imyaka 4 hafi 5 maintaining ibiro byanjye. Nuvuga ngo ubu ngubu naratengeza kuri 83 mvuye ku 113, ariko ubu ngubu mbona muri hagati ya 83 na 85. No kuvuga ngo it's very important to maintain. Maintaining nicyo kintu gikomeye kuruta guta. So gutaro nzabira uburyo na maintaining n'intambara buri munsi ngwana nayo kugira ngo maintaining, ariko rero biba easy ni muhumure. Sa rero ndangiza rero reka mbaha akantu ka bonus. Murabizi rero abantu bose baravye video mugazi ngo mukeneye aka bonus. Naka app nkoresha kitwa Sweat Coins. Akantu ni gashyashya ibaza. Nakantu bashizeho kugira ngo ugashira muri telefone, hanyuma telefone bakayigendana. Hanyuma kugiye utera intambwe buri munsi kakakubarira intambwe wateye kakaguhemba. Kandi free. Nango ngenda gafite nk'ubu maze gukorera muri kino gihe amadolari 600. Amadolari 600 nzabibereka neza ukuntu ugakora, ugashira muri telefone yawe, hanyuma kagera ukaguhemba amafaranga ari digital. Uvuga ngo aya mafaranga ntuyakashinga ngo uyakuremo nka cash, ahubwo uyagura ibintu online n'ama gifts n'ibiki byose. Ibaze barahora natwankurasha kugira ngo tunanuke aba VIP tube moving tunyeganyege. So niba nka cap na konikeza. So thank you VIP. No mufite ibibazo cyangwa se mufite izindi, please muzabyandika muri comments cyangwa se mwinjire muri VIP group tuganire. Hanyuma ikindi kintu nacyo niba muzi ushobora kuba uri mu ectomorph nkuko nabivuze udakeneye iyi video, sharinga n'abantu. Ashobora kuba hari abantu baba endomorph ari babyibuha nkanjye bakeneye iyi video, share, subscribe. Hanyuma God bless, turabakunda cyane. See you next time.